neza. Murahabona harasobanutse ibyasabwe kugira ngo bicare batore intumwa isimbura Yuda Iskariyoti. Eske murabyumva neza? Donc niyo condition kugira ngo umuntu yitwe intumwa ya Yesu. Naho igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku wa 22 ibisigaye ntacyo mbivugaho. Sawa, tugende rero dukomeze isomo ryacu. Mwahabonye ndagira ngo so ibyo bizabafasha muri mwo mwiga mwibaza kuri byinshi. Narimo saba na bagenzi banjye ko niba bishoboka bazadutegurira amasomo kuri zino izi mpano zindi batubwiye, sibyo? Abavuga butumwa, ababwiriza butumwa, abahanuzi, ko muranuva nimba badufasha gutegura nabyo. So nari mberetse gusa hano ko mwabazaga ngo intumwa za Yesu uburyo umwe yasimbuwe ibyasabwe ngo bigenderweho kugira ngo yemererwe kwitwa intumwa. So nukuvuga ko ubungubu dushobora kuba dufite intumwa ariko tuzita ko ari intumwa yenzita ko ari intumwa z'amatorero yabo, kubera yuko intumwa nimbi ishobora kuba igarukira mu rusengero rwe, nukuvuga ko itatumwe no mu rusengero rwayo, kuko ndiyoza iwawe gutanga yaye mabwiriza aragira ngo arahagarukira. Nicyo gituma na Pawulo avuga ati nabigizwe kubwitegeko gusa. So ndagira ngo ibyo rero twagombye kuza tucumbaho ni intumwa z'itorero, ariko kandi mu Bikorinto twese turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndagira murabyumva neza, intumwa nk'abantu bafite mission. Ko twege mu itorero iwacu ubungubu tubita abamisiyoneri, bitwa abamisiyoneri. Itorero rirabohereza kuba bakora imirimo hirya no hino. Tuje rero ku ipaje ya 19 dukomeze ko turareba ibisabwa kugira ngo umuntu abe bya bintu bitatu twavuze: umukuru, umwepiskopi n'umwungeri. Ibintu bitatu. Ku 12 Tito igice cya mbere umurongo wa 8, ukunda ibyiza agomba kuba ari umuntu ukunda ibyiza, yubaha iby'Imana, yubaha aha agaciro iby'Imana, iha agaciro. Nukuvuga ngo nimba Imana hari icyo yubaha nawe aracubaha. Bibiliya harandi zivuga ngo mwubaha babayoboraga kera. Ese ko muranumva neza? Niba umuntu yarakoreye Imana yarakwiriye kubahwa. Ikintu kimwe mu matorero tureba uyu munsi ni agaciro gake gahabwa abagiye mu zabukuru. Nimba Imana yubaha uwo muntu wayikoreye, ni gute wowe wo mwima ijambo ngo yengo arashaje? Ese ko muranumva neza? Agaciro ni umuntu ukunda ibyiza, yubaha iby'Imana, yubaha. Nukuri jewe no mu buyobozi ntekereza ko niyo noba ndi umuyobozi umeze gute, ariko iyo mbonye umuntu wambanjirije mu murimo, wambanjirije uretse na mwarimu wanyigishije ku mashuri asanzwe, si byo siko bimeze, nawe ndamwubaha, nawe ndamwubaha. Aje agasanga ahantu twicaye mu bantu nta ntebe ihari, nije wo kwimuka wa mbere, nije wa mbere wo kwimuka, nije wamuhagurukira, kubera ko igifita icyahawe agaciro kigomba guhabwa agaciro, kuko yarambanjirije mu murimo. Ariko iyo ureba ukuntu tubikora, akururwa no gukiranuka. Gukiranuka bimubera ikintu gituma igihe cyose ashakisha. Erega ntiwokiranuka 100%, ariko nibuze ukabigerageza. Ko muranumva neza? Gukiranuka ni intambara, yego pe, kandi gukiranuka kwa Yesu niwo mwitero tugira, ariko kwanje nako kugomba kugaragara uko mbishobojwe n'Imana ngakiranuka. Ikindi
ashishikariza ibikomeye kandi ashishikarizwa n'ibikomeye kandi byiza, ugahora usanga nibyo bimuhangayikishije kuba yakora ibyiza, kuba yagirira abandi neza. Ashishikazwa wawe, ashishikazwa. Hano barakosheje tuhahindure niko havuga ashishikazwa, apana ashishikariza, ashishikazwa muhahindure ashishikazwa, ushishikazwa ashishikarira nicyo kinyarwanda cyiza. Ashishikazwa ni indani muri we, aba igihe cyose asukumwa, ahora igihe cyose afite ikimusukumira gukora ibyiza. Tibyo buri kwezi twari tuyifitanye na World Relief, ibyacu se tubibona gute? Nta bwandu bwa sida dufite. Umuntu ufite ubwandu bwa sida niwe wenyine bageneye bino biryo. Ati none se umushinga tudafitemo inyungu umaziki, umaziki kandi wayugira bufasha. Twafashaga amafamiye, imiryango, mwumve namwe 124 ntanezezwe nayo mafamiye yariye, akareba we ko atariye, iwe akavuga ati twama duhebura gutya twebwe. So gukiranuka rero nugushitsa ikintu kuri nyiracu. Jewe sinanduye, nimba ntanduye rero abanduye nibo babigenewe. Ese ko turabyumva neza? So habayemo amaguye, nabonye ngo ibintu bikomeye. Uzi ko icyo gihe barushe bamwe bakaza bafata ibipapuro bakandika yuko barwaye ubwandu, bafite ubwandu bwa sida kugira ngo baje muri list, bakabishiramo muri list kugira ngo babone ibyo biriyo. Agomba kuba atarenganya, agomba kuba afata abantu bose kimwe. Iki ngiki umuntu w'umwungeri agomba kuba abantu bose ububaha. Mu by'ukuri habe n'agakecuru, habe n'akana, habe umuntu wese mu rusengero wagomze kumufata kimwe. Ntugomba kugira, nicyo gituma dufite de kategori zisurwa n'izidasurwa. Hari abakristo bamwe baza basurwa kubera bafite ibyayi byiza, bafite imigati isize za confiture, arashaka kwakira, akakunezeza, akaguha ikawa, urashaka iki pastor, ukazuvuga ngo jinyange batebene yiheje ngo ya onongo uzane ya pomme. Donc afite uzi ko uja uzuryihe nyama ngo no sinza nkizingirya inyama, sinkirya inyama z'inkoko n'izinga zana amafi. Donc nukuvuga ngo kubera ibyo bituma ufata abantu kabataresha. Amen. Iyo kera umukozi w'Imana yabaye gutyo, umwungeri yabashije kuba ameze gutyo, ntabwo abakiri umwungeri w'intama, kuko aragirira mu butoni, afite abo atonesha kurusha abandi. Yubahiriza ijambo rye. Nimba ubwiye umukristo kuzamusura, munuve neza, ntumusure bikubera icyaha, bikubere apana gusura kuvuga ngo duhure ngoye nibiti kutaje ngunagize izindi gahunda. None nimba waragize izindi gahunda kutanamenyesheje ko nubura dufite na telefone, ashobora kuba wa mukristo yaragiye akaguza udufaranga agateka. Ko muranuva neza? abayumbe turwana nabo, aba ba Israel turwana nabo. Nabajije umuyumbe umwe ndamubaza, ariko iyo wavuze ikintu uzucibuka? Arambwira ngo twebwe ngo ntituzatwica gahunda, ngo ariko tuzatwica amasaha. Donc yamaze kubyakira muri we, akavuga ngo, akambwira ngo nimba narakuye ngo nzogera igwawe, ngo nubwo ntohagera na kabiri nzohagera kuwa gatandatu, ngo ariko icyo mpfa ngo mpfe kuhagera. Ariko iwe muri we conscience ntacimubwiye. Umuyobozi w'itorero, umwungeri w'itorero, ijambo wavuze ni yego cyangwa ni oya. Ko muranuva neza? Kubera iki? Bizica ubuhamya bwawe. Bazavuga ngo yakubwiye ngo araza. Iyo wumvishe bavuga ngo yavuze ngo araza, ngo nushake wiheburire. Kera watakaje amababa, waratakaje agaciro. Ukuvuga ngo iyo wavuze ikintu ugomba kugikora. Ntabwo uri Imana yego, ushobora kugira impamvu ariko ukayimenyesha.
ko turumvikana neza. Ariko noneho ibaze noneho wakwemereye ko mubonana yanakubwiye nguze agakuraho telefone. Pasiteri uhamagaye umuntu avuye mu Mutara aje kukureba, arateze, arishuye, araje, namara kugera iruhande rwa biro ahamagare telefone nimero kompoze. Numara bucu uhagarara imbere y'abantu uvuge ngo urakorera Imana? No, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ufite ikibazo cyo gukiranuka, ntuzi gukiranuka ku byo wavuze, ntuzi gukiranuka ku byo wateganyije. Okay, twihute ku 14. Kuba ari uwera, c'est-à-dire kwera iri jambo sindivugaho cyane, bene data barabizi, duhora turirwanaho iri jambo kwera, muryumva uko mwaryumvise namwe. Yiyegurira Imana, aharanira, yiyeguriye Imana, c'est-à-dire arwana kuri sainteté, kukiranuka kwe, ku butungane. Voilà, reka nandika ahubwo kuba intungane, kuba intungane, reka ryo nandika kuko ijambo wera ntabwo risobanutse. Kuba intungane, kwiyegurira Imana, aharanira ubuziranenge. Ni ikintu duharanira, ni ikintu turwana nacyo, ni ikintu twitoza. Kuba umuziranenge, agaragaza imico isa n'iya Kristo. Ushobora kugira des attaques, ariko ugerageza kuharanira, kurwanira icyo wahamagariwe, ni ukuvuga ngo kuba intungane imbere y'Imana. Cya 5, kuba afite ikinyabupfura. Ikinyabupfura ni ukwitoza kwiyimi icyo wari. Hari ikintu ababaye muri Kongo ndagira ngo bazi. Imfura hari rimwe na rimwe zangaga kurya ngo zihage, agatekereza ngo ndarya niyenda hari undi utariye, agasiga kubera ko atahaze, akiyima kubera ko atekereza ko hari undi utariye. Eske murabyumva neza? Banteruriye ibiryo, banteruriye inkongoro yose, byenda hari umuntu kubera nje bigomwe, ariko kubera icyo ukiyima. Icyo ndicyabagaho, icyo cyabagaho atana, ukiyima, ukigora, ukigomwa kubw'abandi. Habe abakuru b'itorero twagombye kwiga kwigomwa, habe no mu nzu y'Imana, muri bimwe na bimwe dukora. Ukwiriye kubabwira ngo nimba hari ibyo dutora ngaho ni mubanze mwebwe, nihagira ibisigara nje naje ndabona kurebaho. Kwigomwa, icyo ni ikinyabupfura. Hari no kwigomwa ibyo icubahiro wari ukwiriye. Hari kwigomwa, acunga neza igihe n'inshingano, urwana ku nshingano zawe. Nigeze gukora ikosa rimwe ntuye hano Gikondo, tugiye muri taxi hano kwa Rubangura, zari za zindi zitoya, hari hataraza za bisi, hakaba udutaxi. Noneho akaba hageze haza abantu mwe, haba nk'abantu amagana, kandi ntiyabaga parking, zageze ziza zihagarara, abasimbuka bavamo abandi binjira. Muragibuka icyo gihe? Noneho ndahagarara nkagira gisoni, kavuga ngo ndarwana ku nshingano z'igipastori. Reka ndwane ku gipastori, ndeke gusimbuka ngo ninjire mu modoka ndwanire n'abantu, nama nkubitano n'abandi bipfunsi, ninjire mu modoka. Noneho ndahagarara, iya mbere iragenda ya Gikondo, iya kabiri ya Gikondo, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ijoro ryabaye saa moya, saa mbiri. Ariko nareba abantu baruzuye, kavuga se uko aba bose nta mukristo wanje urimo, kandi haba wanje none se ndarinda baramfatira umwanya. Noneho ndavuga ndireka naje ndwane, namangira ndakubita ingumi, ndakandagira. Ibyo twarabye irumbashi nduwa mbere kwinjira mu modoka, nta muntu, nibyo twizirumbashi, niyo diplome twatahanye. Ndagira ngo twageza tubikora cyane. Namangira guca ndinjira, ngo ninjire, twagezaga twinjirenza imodoka, mwageza mu Rwanda mukinjira muri uge 20. Eske murabyumva neza? Umugabo w'umugore umwe ntabwo ari umugabo washatse umugore umwe. Eske murabyumvise neza?
kuko ushobora gushaka umugore umwe ariko ugahemuka. Ndagira muranumva neza. Uwo ni ukuvuga ngo umugabo w'umugore umwe, ni ukuvuga ngo ni umugabo ufite umugore umwe mu bwenge no mu bitekerezo, ni umugabo w'umugore umwe. Nicyo washatse kuvuga hano. Nicyo kuko abantu benshi bakunda kubibaza ngo se bisobanuye gute? Ni umugabo w'umugore umwe. Ikindi kibazo kiza kibazwa kenshi, twebwe sinzi ko bagenzi banjye wabo bagira iyo tugira ikibazo cy'ama polygamy, tugira ikibazo cy'abagabo bagira abagore benshi bagakizwa. Ese iyo umugabo wakijijwe afite abagore barenze umwe bigenda biti? Ko murabyumva neza? Icyo ni ikibazo byenda igihe tuzakora isomo rya mariage twabasabye ngo bazatukorere inyigisho nazo. Icyo ni kimwe mu bibazo byinshi abantu benshi bazabibaza. Na polyandrie bien sûr. Ariko ntaye tugira cyane. Ntabwo tuyigira cyane ariko. Hari iyo tugira polyandrira, hari aho tugira polyandrino, tugira polygamy. Tugira polygamy umugabo washatse abagore benshi. N'abayisilamu bafite abagore benshi agakizwa. Mu nyigisho za teologiya bagenzi banje byenda sinzi bo baratwunganira, ariko kenshi baravuga ngo uwo akwiriye kwakirwa mu itorero, ariko ntiyemerewe guhabwa inshingano yimwe muri izi nshingano twavugaga. Ntakwiriye kuba umwungeri, ntakwiriye kuba umwepiskopi, ntakwiriye kuba umukuru, aba umukirisitu. Noneho hari abantu bafite ibintu bivuga ngo ilifo kubanza kwirukana umwe, kuko nuja muri Bibiliya neza nabibasabye bazabidutegurira. Ariko inyigisho nje aho nigiye twarabyize cyane umwanya munini, bakavuga ngo nugira usenda urabukoze divorce, kuko wowe bashatse mu muco ntabwo mumenye neza, ntabwo ari inshoreke. Mutandukanye gushaka n'inshoreke. Eske muranumva neza? Nabo washatse mu muco urababyarira mufite abana, ntabwo wari ugomba kubacagura. Ariko icyo utazemererwa mu itorero, ntabwo uzemererwa kuba umwe muri aba twavugaga batatu. Uvuze ngo ifunguro ryera? Ifunguro ryera ni gute? Ahubwo niwo uyategura ndagira. Kuno biracize. Ese mwabaye muteyeme? Mureke babwire, munumve neza. Pastor, reka mbabwire amakuru. Muze musoma Bibiliya neza mwitonze, mureke kuyivugisha. Iyo washatse umugore mu muco wanyu, waramushatse uramukwano urabyara, afite abagishe nizi tuvuga. Ko muranumva neza? Nibi twaye dusanga birimo ibibazo nibo batwigishije. Mwe mugende mutuze, mureke kuzamura amarangamutima. Mugende mutuze, umuntu yashatse abagore babiri ntabwo ari inshoreke. Muza mutandukanye inshoreke n'umugore wawe n'abagore bawe wabashatse mu buryo bw'ukuri mu muco w'iwanyu zemewe, nta kibazo ufitanye nabo. Warabashatse urakizwa, ufitanye abana n'abagore. Hanyuma abagore baraja he? Ucagura arabu wande. N'umucagura abyaye kabiri, uramucaguye. Hita wirukanka urebe muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 ikiza gukurikiraho, biraza kumera abaye nk'umupfakazi. Sibyo? Siko bigenda. Murebe gazangaruka zose z'umupfakazi zo kutagira umugabo zirahita zimugeraho. None no kuvuga ko Kristo ari uje gutera cya kibazo, ahubwo uko waruri uramugumana. Ariko icyo utazemererwa, hari ibyo utazemererwa, hari inenge izatuma. Kuko munuve neza, iyo iyi liste y'ibisabwa hariho bamwe yelimina. Eske muranumva neza? Hari bamwe yelimina batazemererwa guhabwa ya nshingano. Ariko uburyo kenshi batwigishije nibivuga gusa ngo wowe nugenda ukamucagura ngo biraba birangiye. Ariko niba umucaguye baza wumve neza, abiga teologiya bagomba gutekereza Bibiliya uko ivuga.
iyo umucaguye abaye uwande araja he araba uwande. Naho tubirekere gutyo, nta muntu n'umwe gantegese ngo abikore, nta nawe mbwira ngo atekereze uko mbaye mbabwira. Ariko akenshi dutekerereza abandi agahwa kari kundi kagahandurika, ariko ntubigarure, ntunabigarure kuri wewe, bishire kuri wa mugore. N'umwana w'umukobwa yaraye abyaye kabiri, yaraje arashakwa, ni wowe wamuzanye wamukuye iwabo uramushaka, uramubwiye ngo genda upfiraho, uzagumaho, uzarinda usaziraho. Ibyo rero ni ikibazo. Ukora inyigisho za Bibiliya zose witonze neza, ubanza ubirebe. Yari inshoreke, ari inshorekeho kumusezerera nako kanya ugomba gutandukana nayo. Ariko nimba atari inshoreke, inshoreke konkibina, inshoreke ni bene nuwo winjiye, ni umuntu utari legale. Voilà, ni umuntu utari legale. Inshoreke ni umuntu w'iruhande utariri. Naho undi nuwo wowe washatse, warashatse, waramukoye, n'umugore wa mu buryo bw'imico yanyu waramushatse, n'umugore wawe, azwi nk'umugore wawe. Ndagira murabyumva neza. Okay, reka tubirekeraho, byo bishobora gutera malaria benshi. Okay, noneho rero umugabo w'umugore umwe ni umugabo w'indahemuka. Ariko nge kenshi nkunda kubivuga aha ngaha, nukuri nge iyo example nihagazeho pe, kuko nge wibinkomeretsa nukubona umugabo yarashatse abagore benshi, yakizwa akabandagaza, bakaja kuba ikibazo. Noneho bagiye kuba ikibazo, ngomba gusoma ibindi bice bya Bibiliya nkareba bizaba bite, bazaba bande. Nimurebe ikivuga ku bapfakazi. Bibiliya ivuga gute ku bapfakazi bakiri bato? Bibiliya ivuga ngo bigende bite? Bibiliya ivuga none uriya muntu umutaye hariya ngo aje ashake ndi uwuhe? Umugabo yashatse ni wowe wamukuye kwa se na nyina, umuzana ari umukobwa, uramuzana uramubyarira, afite abana. Murabyumva neza? Tonke nukuvuga ngo hari muntu veneza, hari bimwe twagiraga iyo ese tuvuge par exemple, hari ibintu nagiraga ndiriya kwa Satani n'ingaruka ndashobora gusubizayo. Tuvuge kwa Satani barakubwiye ngo uzoca amatwi, nukizwa bazokubwira ngo wisubizaho amatwi. Ibyo ni inenge zimwe wazanye iyo wabaga. Hari ibintu bimwe bitazakuvaho nukizwa, ni ibirari by'indege nke wari warabayemo, ni ibirari byaho wabaye udashobora. Eske muranumva neza? Alors gufata umugore nashatse utari inshoreke, jewe mwitorero namugira inama, ko yagumana nawe. Ari ibintu byisherega twagiye twumva dutinze. Muzi ko umukobwa iyo yatwitaga twaramutengaga, sibyo? Kugeza ngo yagize gute yabyaye. Ariko ubu babikuyeho, ubu barabihinduye, igihe cyose usabiye imbabazi urazihabwa. Nukuvuga ngo hari ibintu mu mutwe twagiye twumva bikaturemerera kubifatira ibyemezo, ariko twasanze inda si cyo cyaha, icyaha nico yakoze. Donc hari ibintu tuzagenda twumva gahoro, ariko ndibisaba ngo none ubihindure. Ariko hari ibintu tugomba kumva. Wamugira gute? Genda usome Bibiliya. Wowe soma Bibiliya utuze, kuko ikintu cya mbere uzabukoze uzabura umuhemu, kuko wowe uramwukiye, hanyuma wowe usigarana undi mugore. Donc wishire, uzamwishira mu okay. Nuko kugeza igihe Imana izadufashiriza kumva mu byukuri. Okay. 17 ibyo ndabizi ko mwoje impaka nyinshi. 17 ni uburyo twategetswe, ni uburyo twabihabwaga. 17 gutegeka neza abo mu rugo rwe. Agomba kuba ari umuntu
uzi gutegeka abo mu rugo rwe, ayobora umuryango we mu rukundo no mu guhora. No, hano hano yanditse nabi, nicyo bituma tugenda tuyikosora. No, can I have an English version please? Yes, here. 17 what it says, 17 second. Pure. No, this is 16. 17. Oh, 17. Yeah, here. Here is family with love and the consistency. Ego. Okay, I understand now. Ayobora umuryango we mu rukundo kandi akabihozaho. C'est-à-dire bidahinduka no guhozaho. C'est-à-dire urukundo ruri constant, ruhoraho. Mu rugo iwe hakagaragara gukunda n'icubahiro. Ubuyobozi bwo mu rugo bugaragaza ko yiteguye no kuyobora itorero. C'est-à-dire ni ko turavuga uburyo bwo mu muryango. Reka ntange kayimwe yumwe mu barimu twaganiriye twiga teologiya, umupastori wo muri Amérika, ni umupastori w'umunyamerika, ntabwo ari umunyafrika. Yarafite urugo, yarafite umugore we ntakizwe. Bisa naho bigeze ahantu umugore arava no mu itorero ntaze no gusenga n'abana be. Ariko pastor akaba ari umupasiteri ukomeye, ufite n'itorero rikomeye kandi ufite n'abakristo benshi. Noneho umunsi umwe abitekerezaho kuri iri jambo, aravuga ati se nzahora nyobora kandi urugo rwanjye rwarananiye, umugore n'abana ntibikunda, ntabwo baza, ntibemera. Afata icyemezo asezera abakuru b'itorero bari mu itorero ryiwe. Arababwira ati ngiye gusaba konje, nzababwira igihe nzagarukira, nije usoba babwira. Arasezera, aradepoza, aragenda. Aja kubwira Imana ngo Mana, yewe ngiye kwicara zasenga kugeza igihe urugo rwanje ruzemera kuza mu itorero, nibwo uzagaruka kuyobora. Ariko kugira ngo uzanyobora abakristo barimo banyora n'inzara bampema banseka, sinzabikora. Aragenda, aratura ukwezi, 2, 3, 4, 5. Noneho ngo hagera amezi 12, Pasaka wapi, Pentecoste wapi. Umugore aravuga ati hano hari ikibazo. Umugabo wanje yaraguye nawe mu buryo aruka hakaza neza akaba mu nzu. Bukeye umugore ngo hamagara abana, aravuga ati ibyo ari byo byose nubwo twicaye muri uru rugo ruharimo ikibazo. N'ikiki? Ati iso muzi uburyo hari umukozi w'Imana wubashwe n'abantu, muzi uburyo akora umurimo w'Imana nubwo twe twananiwe, nubwo twe byatunaniye, ariko iso yaraje ntagisenga, aba hano mu rugo amaze umwaka. None mwabana baje ibi bintu je uko nabibonye, iso yarambwiye ngo azosubira mu rusengero swati turi kumwe cyangwa se azareka nawe burundu. None je nabonye ko Imana iza kutwica kandi iraduhora so, none mwarese tugakizwa. Abwiye abana nyina, abana bati papa ntagisenga. Benshi kandi bagaza babimenyaga babigendeye barabaye ibirara. Papa ntagisenga, ati reka agize umwaka aba hano mu nzu, ati no ku cyumweru ndaza atabaryamye hano ntahazaje. Abana baravuga toya ibyo si byo kwihanganirwa mama, twama tuza dupfukame imbere ye tumubwire ko atubabarira kandi azotujane kuruturubura mu rusengero. Baraje barahuye bose, umugore n'abana baraje bahamagaye pastor ati turagukeneye. Okay, baraje ngo bamare gushika barapfukamye bati tuje gusaba imbabazi. Tuje gusaba imbabazi, twaracumuye, twarakugoye, none ga bitumye nawe uta Imana, none twese twamaduta Imana izotumara, none ga tubabarire. Arababarira ati nubundi sase mwe nashakaga ngo bucega ku cyumweru. Arabazana batanze itangazo gwa ati hari abantu bakirwa, abakristo basha hano bakirwa. Nuko ga baratangaje ni muka pasteri n'abana biwe, torero rikomye amashi
pasiteri garababwira ati yeme nari naragiye gushaka izazimiye none ubwo nazibonye ngarutse ku murimo wanjye. Ni ukuvuga ngo hari uburyo, hari metode. Ntabwo umuntu yayigisha ubundi, ariko hari igihe ushobora guhura n'iyo ntambara, nabyitwaramo gute? Ko murabyumva neza, nabyitwaramo gute? Kuko bigomba kugaragariza n'abandi ko witeguye kuba wayobora. Yansekeje pasiteri igihe twarimo dufungura, avuga umuntu, umugore we ngo nawe yamenyeho amazi, araza amumenaho amazi ikibindi cyose. Umugabo yicaranye n'abandi bagabo mu nzu, ngo aramubwira ngo hajya amubwiye ngo Imana ikubabarire mwana wa mabukwe. Aramureba gutya hejuru, Imana ikubabarire mwana wa mabukwe. Ngahungura amazi arikomereza urugendo. Life ni uburyo bene uwo muntu biba bivuze ko unamugize umuyobozi, ibyo yatukwaho byose ntiyasubiza vuba. Ese murabyumva neza? Yarabashije kuyobora abo mu rugo rwe, byamworohera. Ariko nimba yarayoboye yarananiwe kuyobora mu rugo, bizamugora igihe cyose kuyobora abo mu itorero. Ni ukuvuga ko aha hari ibirebwa no mu rugo, hari ibirebwa mu rugo. Hari ibintu byinshi kenshi twahoraga twiyahura ku itorero tukariha umwanya, nabe na madamu kenshi arabizi, ndacyabyiga sindabikiranukaho. Tugatanga umwanya munini ku itorero, ukaza wahwereye, itorero rikaba ari nkawe mugore wawe n'abana bawe, ugatanga igihe cyawe. Donc ukaza itorero niryo ryabaye everything. Alors il faut ko nabyo tubitekereza ko tugomba. Umwe mu barimu banyigishije, dayere twanakoranye igihe kirekire, yarapfuye. Ariko yarapfuye umugore we tuzadukorana isomo rya mariage. Umugore we yambaye ubuhamya buteye ubwoba. Umugore we yarambwiye ngo umugabo we yabaye busy buri gihe ku rusengero, buri gihe umugabo yari busy. Noneho umugore ntabona umwanya uhagije wo kuganira n'umugabo, aragenda kwa sekreteri we mu rusengero. Uwo wambwiye n'uwo mugore, uwo wabikoze yitwa Arnold. Aragenda ngo amare gushikabwira sekreteri wo ku rusengero, arambwira ati naje kwiyandikisha gusaba randevu ya pasiteri. Ari umugabo we, arandika arayisaba. Noneho pasiteri amenyeshwa gusa ko afite umuntu bagomba kuganira, ntiyamenye uwo ari we. Pasiteri azaga yitabye randevu kuko afite umukristo umushaka. Noneho yinjiye muri biro, abona umugore nawe arinjiye kuri ya saha bahaye appointment. Umugore arinjira, arambwira ati se kuje kandi kuzi ko mfite abantu ngomba kwakira, ubu ngubu hari umuntu ugiye kwakira, none se kuje bigenze bite? Hatari ko ni jewe ndatoya mfite umuntu wanditse ngomba kwakira. Umugore ati oya. Noneho pasiteri ahamagaye sekreteri, ese ninde nagombaga kwakira? Ati ni naka, ni umudamu wawe. Pasiteri aramubaza ati se byagenze gute? Umugore aravuga ati narakubuze, none ga nabonye nta handi no kubonera, nasabye randevu nasabye randevu, nujuje muri liste ya randevu ngo tubonane. Uwo numwe wabimbwiye, ni wowe wabinyibwiriye, ni umugore wabinyibwiriye. Ako ubu ngubu umugabo yarapfuye, ni wowe wabinyibwiriye, wabikoze. Ko pasiteri aravuga ati yewe ibintu byarakomeye, nimba bigezegaho nawe wasabye randevu, urugo nararutaye. So ni ukuvuga ko ni intambara tugomba, nibyo tugomba kwiga, kuko baravuga ngo nimba ugezaho bishobora no kuyobora itorero bizakorohera, ariko nimba bikugora nanone bizanagora n'abanyetorero nutangira kubayobora. 18 abana bumvira batari intagoreka cyangwa ibihubutsi. Indakoreka cyangwa ibihubutsi, batari indakoreka, abana be bitabira ubuyobozi bwe buhamye. C'est-à-dire bagombye kugaragaza n'agaciro ka papa wabo. Ese ko muranumva neza
kuko nimba abantu ubwawe batakubaha bisa naho bigabanya nawe wa murimo urimo ukora n'abandi bandi bose bazabireberaho. Ni ukuvuga ko ni isengesho. Mu yandi magambo tekereza ko tugomba gufata isengesho riremereye mu yandi yose, ni ugusengera n'urugo rwacu, ni ugusengera abana, ni ugusengera urugo rwanjye kugira ngo tubashe kubana neza mu murimo. Nta murongo uhoraho wo kwigomeka. Murabyumva neza? Sitadira abana bagombye kwigishwa mu buryo bwiza bushoboka kugira ngo bareke kwigomeka kuri papa wabo, kuko ntabwo uzobasha kubwira abana bundi kumvira cyangwa kubacyaha mu gihe bakubwira ati se abawe se bari hehe. Ese ko murabyumva neza? So nukuvuga ko biragaruka kandi bigakora kuri wa muhamagaro wacu, nukubisengera kuko ni intambara. Ushobora guhura n'imwe mu ntambara wahura nazo, ikaba iyo mu rugo rwawe, ikaba iy'umugabo, ikaba iy'umugore, cyangwa ikaba iy'abana. Ni ukuvuga ko yaba ari imwe mu ntambara wahura nayo. So mu mibereho yo mu rugo ishishikarira icyizere cy'umurimo we. Ni ukuvuga ko muri bwa buzima urimo ugasanga n'abana barabikunze, barabizi, baranabyumva ko umurimo papa akora ni umurimo mwiza, nubwo batarabohoka neza cyane, ariko nta kintu gisuzuguza umurimo wawe ko kubona abana bawe ari ibirara cyangwa barananiranye, kuko nuja mu rusengero biragora. Yaba umugore wawe niba atagushigikira ntibizakunda, bigusuzuguza, bikakumara agaciro mu bo uyobora. Biba byiza iyo agushigikiye, iyo muri kumwe, iyo mugenda muvuga rumwe. Ariko iyo akumara imbaraga, iyo agusuzuguza mu bantu, ntabwo leadership yawe ikomera muri babandi uyobora. So nicyo navuga. Tugiye kwakira undi mwarimu. Ibyo nibijanye n'urugo no kubisengera no kubana nabo, nubwo byaba ari ikigeragezo, ari umugabo cyangwa ari umugore, ni ikintu tugomba gukoraho. Tugomba kuvuga ngo Imana izabikemura. Ntabwo Imana izabikemura. Mbona n'abantu benshi babavuga butumwa bacu agata urugo rwiwe ngo Imana izabimenya, ngo reka ntukazungora, ngo Imana yampamagaye. Yaguhamagaye se niyo yashatse umugore wawe? Guma mu rugo, shakira urugo rwawe icyo rurya, ni wowe wamushatse. Nubwo urugo rwawe ntabwo ari urugo rw'Imana. Ese turabyumvikana neza? Ko je vraiment biriya bintu bya irresponsabilité byo gutamazu ingo ukagenda ngo wagiye mwivuga butumwa, ni irresponsabilité pe. Ifo kuba ukamenya abana batashe bariye, abana bize, aho kuvuga ngo Imana yampamagaye ngo izabimenya, ngo ngiye mwivuga butumwa. No, banza woruganize bijya byo mu rugo rwawe, cyane cyane aha twavuze. Mwibuke ko batubwiye ngo nubwo turimo tuvuga abakuru b'itorero cyangwa se abepiskopi, ariko mwibuke ko buri mu Kristo wese ngo agomba kuba ari kwameze. Murabyibuka ko ariko bavuze dushishikariza abakristo bose kuba ariko bitwara, kuko nirwo rugero rwiza imbere y'Imana. Mwakoze cyane. So who is next? Scott. Reka twakira undi mwarimu tumuha amashimeshi aze dukurikirane, tuje kuri se amahame y'inyigisho n'ibisabwa. Kuri se turacyarimo tuvuga ibisabwa ku mukuru w'iki, ku mukuru cyangwa umwepiskopi cyangwa se umwungeri, umupastori. Niho tukiri. So methodology z'uburyo umuntu akemura ikibazo bivana n'uko Imana ikuyobora. Ntabwo twobwira umuntu ngo ni ubu buryo, ariko uburyo bwose ubushakira ku Mana. Ko murabyumva? Uburyo bwose ubushakira ku Mana, inzira yose yo gukemura ikibazo uyishakira ku Mana, kugeza Imana iguhaye uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo. Okay, we're going to move on to day 2, part C. Yego. Doctrine and teaching qualifications. What distinguishes elders from deacons? Niki rero noneho hangaha tugiye kureba ibitandukanya abakuru, abepiskopi ku badiakoni. Niki kibatandukanya? Mwaka noneho oya agiye kubitwereka hano. Nibyo tugiye kureba ibisabwa, ibitandukanya umupastori cyangwa se umwepiskopi ku mudiakoni.
mwabyumvise neza ikibatandukanye. Now, if we read on in 1 Timothy chapter 3, past the qualifications for overseers, noneho rero urebye hariya muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 2, we'll come to the qualifications for deacons in verse 8 and following. noneho ku 8 niho tuza kubona abadiyakoni. And if you compare the list together, they're very similar. noneho iyo urebye ibisabwa ku mudiyakoni n'usabwa ku bakuru b'itorero birasa. They're similar with respect to character. nukuvuga ku myitwarire n'imico. They're similar with respect to reputation. kuvugwa neza. But there's one important distinction between the elder overseer and the deacon. ariko igitandukanya kimwe umukuru w'itorero abakuru n'abepiskopi n'abungeri ikibatandukanya ku badiyakoni ni ikintu kimwe gusa, ibindi byose birahuye. And that difference is what Paul tells Timothy in chapter 3 verse 2, that the elder must be able to teach. haravuga gusa ngo kuba ashoboye kwigisha gusa. And so that includes things like understanding scripture clearly. aha ni bivuga ko umwungeri agomba kuba yumva ibyanditswe byera neza. ibi ngibi ntibisabwa cyane ku mudiyakoni, yabyumva ariko ntibisabwa cyane. ese mwabyumvise neza? umwungeri agomba kuba arumva ibyanditswe byera neza. I always read something like this and I think to myself, I'm not sure if I qualify. ati no hari igihe iyo nsomye nk'aka akavuga ati ye ese birankwiriye ko banyita pastori ko rero niyenda kwigisha ntabishoboye. hari igihe umuntu yitinya sibyo akavuga ati se ndabishoboye, ariko iki nicyo kikuranga ko utandukanye n'umudiyakoni. I think that's something that goes right alongside this idea of the elder being able to teach. ibi ni bivuga yuko agomba kuba ashoboye. Is that a man who is qualified to be an elder is teachable. nukuvuga ngo ijambo rya mbere umuntu wemera kuba umukuru w'itorero ntabwo gusa ari ukuba azi kwigisha, agomba kuba yemera no kwiga. ese mwabyumvise neza? agomba kuba yemera no kwiga no kumenya akiga ijambo ry'Imana. They should be typified by the quality of being a learner when it comes to God's word. mwumve neza ikintu kimwe kigomba kugaragaza umupastori giye uko we abyumva, agomba kuba ari umuntu ukunda ugira inyota yo kwiga. uwo nimba agira inyota yo kwiga ashobora no kwigisha. ese mwabyumvise neza? nukuvuga ngo agomba kuba icyo kintu akigira muri we. Now in Paul's next letter, his second letter to Timothy, mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo in chapter 2 verse 2, ku gice cya 2 umurongo wa 2, murahibuka ahandi yavuze ngo amagambo, he tells Timothy, murahibuka the things that you have heard me say in the presence of many witnesses. ngo ibyo wanyumvanye mbere y'abantu benshi, murabyibuka? sadiri ibyo wize Entrust to reliable men, no nawe uzobiha abagabo biki babizerwa, who will then be qualified to teach others. nabo ngo bashobora kugira gute. urumva rero n'ukwiga no kwigisha. niba umuntu atakunda no kwiga, tuvuge ko no kwigisha atabishobora. The elder should be a learner. murabyumvise neza? nukuvuga ngo ikintu kimwe kigaragaza yuko atandukanye n'abadiyakoni nuko umukuru w'itorero umwepiskopi ari umukunzi wo kwiga. I'm reminded of Acts chapter 8. ibyakozwe n'intumwa igice cya 8. The Ethiopian eunuch is in his chariot. muribuka wa Mwetiyopiya w'inkone? wa Mwetiyopiya w'inkone wari mugenda mu igare, and he is riding home from a religious festival in Jerusalem. arimo arataha avuye Yerusalemu, afite umuzingo w'igitabo, and he's reading from the scroll of Isaiah. karasoma umuzingo wa Yesaya. And up alongside the chariot comes Philip. aza uruhande rwiwe haza undi mugabo witwa Filipo. And what is his question to the Ethiopian eunuch? ikibazo Filipo yabajije Umwetiyopiya w'inkone ni iki? yamubajije gute? do you understand what you are reading? Yeah. Eske mwabyumvise neza? Do you neza? understand the scriptures? Do you understand what you're reading? icyo nicyo kibazo cyakabajijwe abakuru b'itorero n'abepiskopi, ibyo musoma muja mubyumva.
And this is critical. The Ethiopian eunuch's reply to him. dore rero icyo umwetiyopiya w'inkone yasubije kirakomeye kandi gifite agaciro. How can I unless someone explains it to me? none se nabimenya nde ntagira ubinsobanurira? mwumvishe igisubizo? naho rero aho niho ruzingiye ku bakuru, abayobozi, abashaka kuyobora itorero. Naho among the qualified leaders of the church, mu biri bimwe mu bisabwa ku bayobozi b'amatorero cyangwa abepiskopi, abakuru b'itorero, there should be an attitude bagombye kuba bafite imiterere of understanding yo kumva God's word ijambo ry'Imana for the purpose of explaining it to others. bafite intego yo kubisobanurira n'abandi. Ni ukuvuga ngo ni ukuzakira no kubicuranurira abandi. Our desire for you in all of these trainings icyo twifuza rero mukangura uwo muntu, icyo twifuza muri izi nyigisho zacu twateguye is that you be able to take the things that you have learned here and nuko pass them on to others. muzafata ibyo mwize. Ko muratumva neza? Ibyo mwigiye aha byose mutubabarire muzabitange n'ahandi. Muzaba abagabo bo kwizerwa babasha kubisobanurira abandi. Ntukababwire ngo wewe ngo sinaza ndumva neza ngo ariko sinzi ukuntu baza bavuga. So a leader who is able to teach can apply doctrine to real situations. Umuntu ukunda ushobora kwigisha ashira inyigisho mu buzima nyakuri. You can take the things that you learn in scripture, afata ibyo yize akareba ibyanditswe, like marriage, nka biriya mwatubwiye by'urushako twumvishe birimo ibiremereye mwabivuze, and apply them to specific situations. genda ubishira ahantu hose urebe uburyo Bibiliya isubiza icyo kibazo. That should be a regular practice and capability of an elder. noneho ukamenya nawe kumenya uko uzabikosora. An elder should also be able to correct gently but firmly. ariko kandi umukuru w'itorero cyangwa se umwepiskopi cyangwa umwungeri agomba kuba azi gukosora amakosa mu bugwaneza, no mu buryo bushikamye. The idea that you may confront ideas that you find in the church. hari igihe wabona ikintu tumva mu itorero, You might confront false teaching that you find in the church. ukubwire neza ugahangana n'inyigisho z'ubuyobe. Tugatinye, ugomba kuba witeguye guhangana nazo. Ese ko muranumva neza? Gucyaha inyigisho z'inzaduka cyangwa zitari za Bibiliya, ukwiriye kuba ari wowe urebera abanyetorero bawe. But when you're challenged by those ideas, are you able to be both gentle and firm? Ariko noneho rero mwumva ikintu kimwe, iyo nyigisho iyo zabaye uzabasha kubikemuza ubugwaneza, pana intambara, pana kurwana ngutere ibibazo, ubugwaneza kandi ukabikora ushikamye, apana utajenjetse. Sinzi uko inyarwanda murabyumva neza, utajenjeka nico umuntu yo kwandika dayeri, utajenjeka. I think of the model, the pattern, the example of Apollos, who was a powerful teacher in the church. Aha, ndagira ngo urugero twarebera n'urwa Pawulo. But he wasn't fully informed about the gospel. Who? Apollos? Apollo, sorry. Hari nka Apollo wari umwigisha ukomeye, ariko hari bimwe n'abatumvaga neza. Murabyibuka? And when Priscilla and Aquila saw Apollos, Priscilla na Aquila babonye Apollo, they recognized his giftedness. baravuga bati afite impano uyu muhungu azi kuvuga pe. They recognized his talent. Afite impano. But they also knew that his message was not complete. Ariko bamenya ko ubutumwa bwe hari akantu kabuzemo. Murabyibuka? Baravuga ati uyu mugabo afite ijambo, aravuga neza, ariko hari akantu ari mukuru katari mu gusobanuka neza, hari icyo yari atarasobanukirwa. And so rather than condemn him, they pulled him aside privately. Aho kumusenya, dore icyo bakoze, baramuhamagaye baramwihererana, baramubwira ati dore gaye uza wongeramo niki. Ko muranumva neza, ntibamusenyera imbere y'abantu, ntibamukoze isoni ngo bamumwaze, ahubwo baramwihererana, baramuganiriza, noneho baramuyobora. And they instructed him in the way of God more adequately. Bituma rero abasha gukora umurimo w'Imana neza. And by doing so, they both preserved the doctrine and teaching of the church. Igihe babikoze
yaba bo Akwila na Priscilla yaba na Apollo bose bituma barinda ubutumwa bwiza ntibwangirika. And they allowed a gifted member of the church to continue an effective ministry. Kandi bituma wa muntu w'umunyempano akomeza gukora nta nkomyi, kuko iyo bamukoreza isoni mu bantu yashoboraga kugira akabazo, ariko babimukosoye neza kandi akomeza umurimo neza, kandi bose barinda ubutumwa bwiza ntibwangirika. They were gentle in attitude, bari bafite imyitwarire myiza, but they were unyielding when it came to the truth. ariko iyo ukuri kwasaga no gukandamijwe ntibakwihanganiraga. Ko murandumva neza, kuba umugwaneza ntibiravuga yuko urekera urebera ubererekera ibintu ngo reka oya, ugomba kurwanira ukuri. Now, of the four that we're looking at here, able to teach, icyambere ni ukuba ashoboye kwigisha, icyakabiri holds firm to the trustworthy word, ni ugukomeza ijambo ry'ukuri ryo kwizera, able to exhort in sound doctrine, kuba ashoboye guhugura mu nyigisho nzima, and able to refute those who contradict. ashoboye gutsinda abavuguruza cyangwa se abaje impaka, akababwira akabemeza ukuri. Three of these issues have to do with ability. Ariko rero ibi bintu bitatu birava mu bushobozi. Ntiwovuguruza abantu utafite ubushobozi bw'imyumvire. Eske mwana ufise neza? Birava mu bushobozi, muri capacité y'ibyuzi. Ntabwo ushobora guhangana n'umuntu mu nyigisho udafite capacité yo kumva. Eske mwabyumvise? Ufite ubushobozi. But one of them has to do with moral character. Ariko hari ikindi kimwe kivuga hejuru y'imyitwarire. And that's number 20. Murebe kuri 20. Titus 1:9 says that the elder must hold firm to the trustworthy word. Ngo gukomeza ijambo ry'ukuri ryo kwizerwa. He must be anchored in sound doctrine. Ashinga imizi mu nyigisho nzima. He must not drift with pressure or trends. Ntanyeganyezwa n'igitutu cyangwa n'ibihe bihindagurika. And this is so important for our situation. Ibi ni byiza ku gihe cyacu. When we see oftentimes churches that are experiencing a lot of success, igihe amatorero menshi hayatera imbere, iyo harimo gutera imbere, ibintu biba bigenda neza, and we see people running after them and they're popular in the church, and they're abantu bakaba populaire, in the abantu community, bakabibirangirire, abantu bakabirukaho, abantu bakabaririmira. But we know because of their message, they're not teaching the full gospel. They are not teaching. They're not teaching sound doctrine. If you know that. We know that. Yeah, no kandi abenshi ikiza kitubabaza mukaba muzi neza ko inyigisho ze habamwo zifunguye. Eske mwanumvise neza? Murabizi mukabibona ariko bakaririmirwa kandi muzi ko inyigisho zabo eske mwanumvise zigafungura. There's a temptation that they're winning people. People are coming to see them. Abantu benshi bakaza kubareba kandi babizi ko nabo ubwabo ariko bakamwirukira cyane We should do what they're doing. Muanono abantu je kavuga ati pastor dore twebwe igituma abakristo batari mu kuza mureke dukore nkabiri abandi bari mu gukora. We should preach the message. Natwe twagomba kubwira bene buri butumwa abandi baza bavuga kandi namwe ubwanyu muzi ko hari akandi bagobekamo. But a leader in the church muyobozi rero mu itorero that serves in the position of elder and overseer, uyu nguyu w'umwepiskopi cyangwa se umwungeri cyangwa se umukuru, cannot drift with pressure and trends. ntakwiriye gutwarwa na bene ibyo. It is acceptable to adopt methods. Ntakemera igitutu cy'abantu, akwiriye kwemera uburyo bwiza bwemewe, but not compromise message. ntakigere ahemukira ubutumwa bwiza. The elder who holds firm to the trustworthy word also guards the gospel faithfully. Akaba akomeje kurinda ubutumwa bwiza, akaba indahemuka. Now, what would the gospel message need guarding against? Ese ubutumwa bwiza You tell me. tuburindiki, nimubwire, nimurebe hano. Nimurebe hano. Ubutumwa bwiza tuburindiki. Tuburindiki. Ubutumwa bwiza tuburindiki. So that people cannot compromise. Okay. What are some things that the gospel must be guarded against? Ni ikihe kintu tugomba kurinda ubutumwa bwiza?
If we're to guard the gospel faithfully, nimba tugomba kurinda ubutumwa bwiza mu kwizera mu gukirana elders are going to guard the gospel faithfully. mugomba kurinda tukaba tuburinda. That assumes that someone is trying to do what? Nibivuga ko hari abantu bashaka kugira gute kubugoreka nguko mwavuze cyangwa kubwangiza. Yes, say the false teachings. False teachings. Yes. Hari abashaka kuzana inyigisho ariko zibi. Can anyone give me an example of a false teaching Niyagira umpeza urugero rumwe rw'inyigisho z'ibinyoma n'ubu. common in Rwanda Ya mu Rwanda cyane mu nyigisho z'ibinyoma. that contradicts the gospel? Harya tuvuga ko zinyuranye n'ubutumwa bwiza ariko zikunze kuvugwa cyane. We have somebody in the back raising their hand. People may teach people to don't give tithe or offerings. Okay, what about in the back? There's one back in the back I want to hear. Others say give your car, give what, take the visa. Undi waruvuze inyuma. Yego. What else? Yeah, the hyper grace. Oh, movement. okay. The hyper grace movement. Okay, all right. Nabyanditse mufite igitabo cyawe. Hyper grace. It's necessary for the elder in the church to guard against anything that would compromise the gospel. Umupastori umwepiskopi cyangwa se mukuru w'itorero agomba kuhagarara agahora igihe cyose arwanya ikintu cyavangira cyafungura ubutumwa bwiza. In our teaching yesterday, we touched briefly on Acts chapter 15. Muribuka ibyakozwe n'intumwa 15 aho twavuze habaye impaka murabyibuka. We're a faithful and thriving church. Muribuka igihe abanyamahanga n'abayuda bari batangiye kugirana impaka. Was threatened by false teaching. Nukuvuga ngo zira n'inyigisho z'ibinyoma zari zikomba gukemurwa. And those men came into the church. Abantu baza mu itorero. And they said that you must add to grace something else. Baraje baravuga ngo kugakiza bahawe abanyamahanga mwongereho gukebwa. Murabyumva neza? Hari abantu baza bakavuga. And the leaders of the local church in that day said, no. Abayobozi b'icyo gihe babaye intwari baravuga ngo oya. The grace of Jesus Christ is sufficient. Ngo ubuntu bwa Kristo Yesu burahagije. And so it's up to the elders to be the ones that guard against attacks. Abayobozi rero b'itorero nibo bagomba guhagarara bakarwanira ubutumwa bwiza. It's important that we refute, though, not our opinions, but sound doctrine and the truth of Scripture. Ntabwo tugendera ku bitekerezo byacu ariko tugendera ku nyigisho nzima. I have preferences for the things that I like to see at my church. Hari ibintu bimwe za numva mba nkeneye ko byokorwa mu itorero ariko mu bitekerezo byanje. I have a preference for the kind of music that I like to hear. Mba numva nshaka muziki ariyo. I have a preference for the length of the sermon that I'm going to listen to. Nkaba mvuga ngo ndashaka kumva bene izi nyigisho kuri ni link noreba. I even have a preference for the people that I like to see on the stage. Njyewe simshaka bari abantu n'abari zira nyigisho donc umuntu abafite uko atekereza. And I have many other preferences. No rero umuntu abafite ibyo ashaka kunda. And if you want to know my preference, just come and ask me. I'm happy to tell you about it. Niba mushaka ibyo nkunda muze ndabibabwira. Mfite list iresha. Ariko ibyo nkunda ntabwo ari byo bigomba kugenderwaho. Eske mwabyumvise? Ni inyigisho nzima. But leaders have to be willing to recognize that their preferences aren't necessarily the truth. Ibyo umuyobozi wese agomba kumenya ngo ibyo ashaka si byo kuri. Eske mwanumvise neza? Shobora kuba ibyo ushaka ari amarangamutima yawe ntaho bihurira n'ukuri. And sometimes when we treat our preferences as though it is doctrine, bimwe na rimwe uzurukagira amarangamutima yawe ukayasimbuza inyigisho nzima ukagira ngo n'ukuri. We become the ones who distort and attack the gospel. Icyo gihe rero iyo byabaye bityo nitwe dufungura ijambo. Eske mwanumvise neza? Sabandi ni wowe ubwawe woba wabaye ikibazo. Ubwawe urashika ukarivangira kuko gawagiye ukoresha amarangamutima yawe. And so to guard against that, it requires us not merely to know Scripture, although that's important. Ntabwo gusa ari ukumenya ijambo ry'Imana kugira ngo turinde ubutumwa bwiza. We have to think clearly about how our knowledge of the Scriptures applies to the situations that we find ourselves ahubwo in. twagombye no kumenya uburyo ijambo ry'Imana rigomba gukoreshwa mu bihe byaryo.
We have to constantly be on guard. mugomba guhora mushishikariza gukomeza kumva Imana, Always be testing the ideas and thoughts of ourselves and others. guhora igihe cyose turwanya ibitekerezo byacu, ahubwo tugaharanira ijambo ry'Imana ko ryo rija mbere. Number 21, able to exhort in sound 21 doctrine. kuba ashoboye guhugura mu nyigisho nzima. An elder in the local church encourages believers with the truth. No gushishikariza abo mu itorero rye ukuri. And looks for, in my add to this, the thing that I would add, is that they look for opportunities to apply the truth of Scripture to people's lives. Jewe novuga ngo ahora aharanira kugira kubyaza umusaruro amahirwe yose abonye kwigisha ukuri. Amahirwe yose abonetse akabwira abantu ukuri. Amahirwe yose abantu babonye akayakoresha kuyabyazamwo ijambo ry'Imana. Eske turabyumvikana? Donc amahirwe yose ubonye, opportunité yose kwayikoresha. They also are able to apply Scripture to strengthen and to guide. Akoresha ibyanditswe mu gukomeza no kuyobora abandi. Not tear down. Nta gusenya. Not to share the truth to puff themselves up. Ntabwo ari ukuvuga ukuri kugira ngo yishire hejuru cyangwa agaragare ko akomeye imbere y'abandi. But to speak the truth in love. Uvuga ukuri akabivuga mu rukundo. One of the hardest things a leader in the local church will ever do abenshi mu bayobozi is tell people the thing that they don't want to hear. The thing that they do not want to hear. Nukubwira abantu ibyo badashaka kumva. But if that thing that they must say is the truth, and they offer that truth in love, they are fulfilling their duty. Kamabwire rero ushobora kubwira abantu ibyo badashaka, ariko nimba ari ukuri nzakuvuga uretse ko nzakuvuga mu rukundo. They are fulfilling their duty as a believer in Jesus Christ. Nzabikora n'umurimo wanje n'inshingano, ariko mbikore mu rukundo kuko ari ukuri nzaguharanira. And as a shepherd and overseer of the souls of niko those umwungeri agomba kuba ameze ku itorero. They must speak with clarity and conviction when it comes to sound doctrine. Avuga ibintu bisobanutse mu kwemera gushikamye. Sometimes the simplest way of expressing something is the best way. Nukuvuga ngo uburyo bwiza buvugitse neza n'uburyo bwiza. Ikintu iyo cyavuzwe neza cyumvikana neza. We have a habit in the church of using complicated terms. Mu zengero zacu hari igihe dukoresha ibintu amagambo azinze, ibintu bisa naho bitumvikana. Koresha uburyo bworoheje butuma abantu bumva neza. That the people outside the church, they don't understand what that means. Ubwo abatari abanyetorero hari igihe batumva ibyo tuvuga. Muzamuvuga ibintu byoroheje byoroha no kubivuga. So we talk about things like sanctification. Hari igihe tuza tukavuga ijoro kwezwa and justification. Tukavuga gutsindishirizwa. Hari amaterema muvuga abantu wanzaga ukoresha ijambo ryoroshe, ureba uburyo urikoresha ryoroheje kugira ngo uryumva rimworohere. Eske mwabyumvise neza? Wari amagambo mwaremereye uvuga umuntu ndiyumva ibyo ushaka kuvuga. But simple ways of expressing the truth of Scripture ariko uyakoreshe mu buryo bworoheje bwumvikana can be more meaningful and impactful bituma byumvikana kandi bikagira akamaro cyane iyo wabivuze mu mvugo yumvikana than complicated church language. aho kwiriguza na mu mvugo zizimije cyangwa zigoye. Number 22, able to refute those who contradict. 22 kuba ashoboye gutsinda abajimbaka nawe cyangwa abamuvuguruza. The elder who is able to refute those who contradict sound doctrine recognizes false teaching quickly. Amenya vuba inyigisho z'ibinyoma. This means that they are actively comparing what people are telling them in the congregation with the truth of God's word. Ahora ari maso niki babwiye abantu banje. Agomba avuga atese tibaba babatamisi bitari byo. Eske ko muri numva neza. Tibaba babara. Yeah, I'm just giving an example mu bantu. Eske ko muri numva neza. Kuko kuzigarura zizagusaba imbaraga. Yes. So I was part of a church one time many years ago. It was a new church plant. And people were coming. It was successful.
abantu bahaye barigana ririmo riganwa pe. But it wasn't exploding in growth. It was just seeing a nice byari slow pattern of ryiza growth. ukabona gusa ni ryiza ariko atari ryiza cyane mu buryo bundi bwo gukura cyane. And then suddenly one Sunday there were 12 new people in the church. noneho umunsi umwe ku cyumweru haza abantu 12 bashaje. 12 basha. And that continued on for a couple of weeks. nuko ibyumweru biraza. And then all of a sudden that went from 12 to about 30. noneho bava 12 haza 30. Come to find out that these folks were from another church in another part of town. natwe twakiriye ngo abantu dukomye amashi twakiriye abantu ngo buce ngo cyo kumenya tumenya ko bajya batipe bari muva muri ndi torero basenye ko murabyumva kumbe bavuye mu wundi mugi twe twagize ngo twabonye intama naho twabonye ihene zaje gutyo. And when they arrived, they came because the leaders of their church had disagreed with the doctrine that they were teaching. Okay, no bavuga tuzaga kumenya makuru ngo ishatumye baje ngo bananiranywe na pasiteri wabo ngo kubera ko yanze inyigisho bigishaga abo ngabo hari doctrine zabo pasiteri yari yayirwanyije. They were teachers and leaders from another congregation barabigisha ndetse n'abayobozi bamwe bavuye mu rindi torero who had a doctrinal dispute, a controversy with the elders of the previous church. no kumba umuyobozi w'iryo torero hari ibyo batari barumvikanyemo mu nyigisho. And rather than submit to the teaching of the elders, they all left. no aho kugira ngo bemere bama bavuga ngo twamwiviriyeho bama bagira gutya bose igikundi kiraza tugiraga ngo twabonye abantu naho nabagumutse. Ese ko muranumva neza banze za nyigisho pasiteri wabo yarwanyije za nyigisho zabo bama bagira gutya barigendera. Now the preacher and the leaders in the new church that we were a part of no abayobozi bo muri rya torero pasiteri wa rya torero twari turimo had a difficult decision to make. agira ikibazo gikomeye cyo gufata ibyemezo. Because in the span of less than 1 month, they had doubled the size of the church. urumva ikibazo ko cyari giteye abantu ukwezi kutararenga kera bari bageze 30 baje bandi bavuye ahandi. And you know how it is in the church when there's more people, there's more money in the offering. rero abapasiteri namwe mwaragowe uko wongera abakristo zubara imifuka yabo avuga ati ubwo se ko ari amaturo yiyongereye ananiwe kumenya uko akemura ikibazo hakiri kare iyo akareba ku maturo ndareba ikibazo. So when the elders, the leaders of the new church, along with the preacher, found out what the doctrinal dispute was, bukeye baza abakuru b'itorero barya torero ryabo rishasha bazaga kumenya ico bapfuye na harya bavuye. they had a meeting with the new families and they explained to them what position they were going to take. bahita babahamagara nimuze hano. And they showed them from the scriptures barababwira ngo bidushingiye kubyo mwananiranyweho na pasiteri wanyu dore ibyanditswe byera natwe niko dushigikiye. They showed them from the scriptures why they believed it. barababwira ngo natwe nuko twemera biriya mwahakanye. And the elders in the new church said, you are welcome to stay with us. barababwira ati rero turagira ngo tubabwire aya makuru mukomeze tugumane. We will extend to you the fellowship. zo rwose tuzabana neza. But unless you change your views, ariko tuzobana nimwemera guhinduka ariko niba mudahindutse mukomeze inzira n'ubundi murabashakishaho kuba mugende. you will not be able to be a leader ati kuko nta buyobozi or a member in this mwese congregation. nimudahinduka nta numwe tuzaheza inshingano z'ubuyobozi nta numwe tuzemerera. Unfortunately, the Sunday after that meeting, ati nyuma y'icyo cyumweru cy'inama they left just as fast habe as n'umwe they nta had come. wasigaye baragenda bashaka ahandi baragenda ati nguko rero. Taking stands on doctrine reka mbabwire ngo muhagarare is not easy kunyigisha for local gusa church leaders. ntibyoroha mu itorero ntibizabyoroha kuko hari igihe uba ugiye gusenya nyine umufuka uba ugiye. But elders, ngo biberiraga overseers, leaders in the local church need to be able to refute those who contradict sound doctrine. ni ukuri dukwiriye guhagarara mu kurwanya aba bantu barwanya inyigisho nzima bazivuguruza. They need to be quick to recognize it, correct it with scripture, ni ugukosora hakiri vuba dushingiye mu byanditswe.
And they must protect the flock from deception. kandi tugomba no kurinda umukumbi batawuyobya. This last one is a hard one as well, because not all of the messages that the flock hears are coming from within the church. Ni ukuvuga ngo mugomba kumenya iki kintu, kurinda umukumbi ntabwo tuwurinda gusa inyigisho zo mu rusengero. Erega hari n'igihe babona inyigisho zo hanze. Ese ko muranumva neza? Iyo baja iyo ngiyo mugomba kumenya kubarinda, kuko iyo bagenda batoratora iyo hirya hari izindi babona. This is why it's so important for elders, bishops, overseers to be a part of the congregation that they oversee. Nico gituma bavuga ngo aya magambo. Baravuga ngo bashumba, bungeri, It's why it's so bakuru important. b'itorero. Nico gituma mukwiriye kuba inshuti n'abo muyobora. Ese ko muranumva? Timubasige cyane, muze mubana nabo kugira ngo mumenye nimba hari n'utundi dukuru bumvise. It's important for them to listen and be in conversation with the people that they shepherd. Kuvuga ngo bagomba kuba hafi yabo bayobora kugira ngo bamenye amakuru. So that you can be aware of the messages that people are receiving from the outside world. Bitume rero tumenya ibyo bumviye mu rusengero ariko n'ibyo bahaha hanze. And then you have to be ready to correct them. Kandi mukaba mwiteguye kubikosora. All right, let's move on to D. Tugende kuri D. Reputation and maturity qualifications. Ibirebana n'ibimuvugwaho n'ubukure bwe, maturité ye. Protecting the church and the man himself. Kurinda umuntu ubwe, mbese kumurinda. All right. Number 23. The elder must not be a recent convert. Kutaba uwizera uhindutse vuba. This comes from 1 Timothy 3 Timoteyo wa verse mbere 6. 3 ku murongo wa 6. Why is it that a recent convert does not make a good Kubera iki candidate for mutekereza elder? ko umuntu uhinduka vuba atemerewe kuba umuyobozi? You tell me, why is it that Nimubwire kubera iki? a recent convert does not make a good Kubera candidate? iki umuntu uhindutse vuba atemererwa kuba umuyobozi w'itorero, umwungeri? Because he is not mature. All right. What brings about in a young person's life, what brings about maturity? None se niki kizana ubukure ku muntu ukiri muto yamuzaga kizana niki In kizana any ubukure? Christian's life, what brings about Niki maturity? kizana ubukure? To learn the word of God. He have to have time to learn the word of God. Okay, has to have time. What else? Ikindi, prayer. All right. What else? Ikindi, bear fruits. Bear fruits. Okay, good. Yep. Frank says it. Time. Igihe. The passing of time. Igihe. In life, Mwumve neza, igihe. a recent convert in the church, a recent convert does not make a good candidate for elder because it is through suffering Mwumve neza. and struggle that God perfects our faith. Mwumve neza. Igihe. Twakagutse twumvikanye. Muri ibyo byose mwavuze, muze mutanga igihe. Muzigituma batanga igihe ngo ibigeragezo n'ibishuko nizo bihindura abayobozi beza. Eske mwanumvise? Mubanze mumureke akubitike. Mureke ahure nibigerageza ubuzima bwe. Noneho ga mubone kuvuga muti uyu yararwanya aranesha. Naho ni muzana umuntu utara kazamukubita gutya yama kubita mweleka. Sometimes there are qualities, there are things that we see in a person's life that look like maturity. Noneho rero mureke tubabwire. Hari ibintu bimwe ureba gutya mu muntu ukabona birasa naho yakuze mu mwuka, birasa. Ko muranumva neza ntabwo yakuze ariko birasa n'uwakuze. But for an elder in the local church, that maturity has to be proven over time. Ariko baravuga ngo muze mubireka igihe kizobabwira amakuru. Eske mwabyumvise neza? Mubanze mureke igihe kizobabwira amakuru yabo bantu. I can have the right attitude and do the right action by mistake. Ndashobora gukora, mwumve neza, ndashobora gukora ikintu ciza mu buryo bwiza, ariko nkagikora dayere jewe ntaringikoze kubera ko nabishakaga. I can do it by mistake one time. Uziko no hari n'igihe nokora ikosa ntarimbigendereye ugahita uncira urubanza. No, itonde.
have a track record that time after time in my life, muzareke igihe murebe ntimukamugenzure kubera ikosa rimwe yakoze arashaka kugwirirwa nikosa ariko ikizababwira ko atari yaragwiririwe ni mumuhigiye when I ni mumuhigiye muzomenya ko byamugwiririye cyangwa ariko ateye. When I have experienced grief from the loss of a loved one, yes, or illness, mubanze mureke wewe umuntu ati njewe nigeze kubona ibintu bisha kuri je nageza numva nshoboye ariko nari ntaratakaza umuntu wa hafi yanje ngo numva gahinda kundukaza kamera ariko nabonaga abandi bagize nk'ikibazo kumva nta kintu kinini cyaba atariko igihe byangezeho cyangwa igihe wahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi apana kurwaza abandi bantu barwaye uzugira ijambo ukababwira ariko iyo byakugezeho nico gihe iyo wabaye umuyobozi kubera ko wabibayeho buzumenya icyo uvuga. And that kind of track record demonstrating that just takes time. Eske ko muranumva ko bisaba igihe umuntu akagira record niko kuvuga ngo abanzagira amateka. Ntumfata umuntu udafite amateka ngo umushire gutya mu murimo. The life of an elder must be marked by a consistent yielding to the influence of the Holy Spirit in character transformation. Uyu nguyu agomba guhora akomeza kurwanirira guhinduka. It must not be vulnerable to pride. Ntagomba kuba umwibone. Now I'm going to add a correction to the notes here. Okay, reka ngira icyo mvuga hano. Because we're all vulnerable to pride. Mureke mbabwize ukuri. Yeme. We're all vulnerable. Kumwese muzamubona. Nta muntu numwe muri twese utagira gakire gatoya kuburwayi bw'ubwirasi. But the person, the elder, the leader in the local church is spirit enabled to keep his pride in check. Agomba kugira icyo bita umwuka wera uba muri we uzuhora ari nk'igipimo cy'ubushuhe cyangwa se ubukonje bw'ubwirasi bwe. Pride cannot be the deciding factor. Eske mwabyumvise neza akagira akantu kamubwira ngo nyabuna gabanya ningo kugira agapimo ngo gahora kagabanya muri we. An elder can't be a recent convert also because they must show depth and enthusiasm, and depth not merely enthusiasm. Yeah, shows depth and not just enthusiasm. Yeah. Number 23, the last one. Bagomba kugaragaza ubujakuzimu atari shaka gusa. C'est-à-dire bagomba kugaragaza ko babifite muri bo birimo atari shaka gusa bigomba kuba byimbitse. Frank has already mentioned the parable of the farmer sowing seed. Atari shaka bagomba kugaragaza iki muvuze ngo iki byimbitse apana bijakuzimu. Many people come to Jesus and they're on fire. Hari abantu benshi yo baje kuri Yesu baza bafite umuriro bahaye bagurumana ibiguruguru. And rightfully so. Kandi nukuri ibyo biguruguru bikagaragara. Because they've seen the light of the gospel. Kuko baba babonye ubutumwa bwiza bwabakanze bwabashutuye. But when the word has its effect, barara bahuye n'ikigeragezo. It produces fruit. Urabyumva biragora sibyo? And that takes time. Ariko ibyo rero mbabwiza ukuri. Nta mbuto iziterwa ngo irare yameze. Bifatiki ni muzitondero rero abakijijwe babanze bagira igihe kimwe imyaka kumera. Timukabazamure bataravi kuzimu. Eske mwabyumvise neza? Maze mureke babanze bavundagurika iyo ngiyo. Number 24. Akanyuma 24 kuri we. The elder must have a good reputation with outsiders. Agomba kuvugwa neza nabo hanze. They must be known as both honest and trustworthy in the community. Azwi nk'umuntu w'inyangamugayo kandi wiringirwa ahatuye. And they must not have any public scandals. Nta nkuru mbi nta skandale zimuvugwaho. I don't know how many times we have done this to ourselves in the church. Sinzi igihe kenshi byakunze kuba ku itorero iwacu. And we've put people in leadership positions because of their wealth. Twashiraga kenshi twebwe cyo gutora abantu tukabatora ngo kubera ari abakiri. Their skill, bafite ubwenge barize bafite ama degree, their charisma, bafite impano yo kumenya cyangwa impano, or because of their heritage. Cyangwa se hari bamwe gatwahaga kubera ko se yabimuraze.
And everybody's excited. Twamugize ni pasiteri gase ise yashaje none yavuze ngo umwana ni umusimbura. Ese ko muranumva neza ati tukamushiramwo yavuze ngo tukamushiramwo swate kubera impano gusa cyangwa tukamushiraho kubera ko yabirazwe. And then their life in secret turns out to be much different than the life that they're presenting to the church and to the public. None rero uwo muntu akabaho mwitorero n'umuntu umwe hanze n'undi muntu. And then the scripture that holds true, be sure your sins will find you out. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibyaha byanyu bamwe bizagaragara hakiri kare, comes true in their life. Bigaragare mu buzima. And more than just their character is impugned. Nukuvuga ngo cyane bikagaragara kuruta ya myitwarire yabo. The reputation of the church is damaged. Mureke mbabwire kuri ko iyo bigaragaye gutyo itorero rirasenyuka. But even worse than that, God's reputation, His character, and His holiness are called into question. Ariko ikibabaje no gutukisha izina ry'Imana nabyo bikaba biriyongereye. A good reputation with outsiders does not mean that the person is pure. Kuvugwa neza hanze ntibivuga yuko ari umukiranutsi. But it's a good place to start looking. Ariko niho hambere umuntu yarakwiriye guhera ko hanze nibura avugwa neza. If a person doesn't have a good reputation with those that they deal with on a daily basis outside the church, iyo umuntu atavugwa neza kuri ba bantu babana hanze mu buzima bwa buri munsi, it's only a matter of time before that bad reputation will start to have effects inside the church. Reka mbabwire ngo iyo avugwa nabi hanze ntibizatinda kugaragara mu itorero. Their life outside the church must match the life inside the ubuzima church. bwo hanze buzagenda gahoro bugomba gusa n'ubuzima bwo mu rusengero. James warns against the double-minded man. Cyo gituma In James chapter 1. Nicyo gituma Yakobo igice cya mbere yavuze ngo abantu bagira indimi ebyiri. And an elder cannot be double-minded. Kandi rero nta muntu ukwiriye kugira indimi, umuyobozi ntiyagira indimi zingahe? Ebyiri. They can't be focused on enriching themselves. Ntago yagombye kuba umuntu ufite uko ateye kubwe And also shepherding the flock. kandi akaba afite n'uwundi mwanya ari umuyobozi ari umwungeri w'intama. Because those things are not compatible. Agomba kuba umuntu umwe. All right, we're ready to move on to Module 3, Directives Concerning Biblical Elders. Let them maybe stand. Oh, yes, please. Mureke duhaguruke ba, Stand duhaguruke. and we'll do some aerobics. Are you the one who continues? You continue? Nimuje kure ko tugomba kugenda tugasoza. Who is next? Yeah, nimuje kure because we have to finish. Nimwicare rwose gato mwarimu yawe. Mwarimu yaje. Yeah, see, like there's not casual suggestions. They are the exact provisions of the mission. Is that too long? Yeah. That's good. It's long. So cut it like half. Half this. Okay. Good afternoon. Mwiriwe neza. I'm not able to truck and guide at this point. Okay, all right.
All right, good afternoon again. mwiriwe neza. Everyone feeling awake now that you've stretched? Murumva ibitotsi mwese byagiye byashize. So as Scott said, we're going to be in Module 3, which is pages 21 and 22. Scott aravuze ngo tugiye kureba isomo rya gatatu, amabwiriza arebana n'abakuru b'itorero. When a government minister or a regional leader in Rwanda Iyo umuyobozi wo muri leta yo mu Rwanda, when they receive a direct commission from the president, iyo ahawe icyo gukora cyangwa itegeko na perezida, they receive specific directives. hari amabwiriza bagomba gukurikiza. They're not casual suggestions. Ibyo ntabwo ari ibintu yakora bishatse cyangwa akabireka. They are the exact parameters of their mission. Ahubwo ibyo nibyo bagomba gukora nk'uko abibwiwe. If they fail to execute these directives, iyo ananiwe gushyira mu bikorwa amabwiriza yahawe, they fail in their office. ubwo ngubwo bahita bamukura mu nshingano, bahita bamwirukana. Now, elders do not answer to a corporate board or a secular authority. Ubwo bivuze ngo umukuru ntabwo we, abakuru b'itorero cyangwa abakuru ntabwo bafite abandi bo hejuru bagomba gutanga babaha amabwiriza. They answer to Jesus Christ, the chief shepherd. Ahubwo bo umuntu ubaha amabwiriza cyangwa umurongo ngenderwaho ni Yesu Kristo, umushumba mukuru. And through the apostles, the Holy Spirit has issued clear Kandi turebeye binyuze mu ntumwa, umwuka wera binyuze mu ntumwa hari ibyo umwuka wera yavuze ko bigomba gukorwa. non-negotiable directives concerning how biblical elders must lead the local church. Ntabwo ari ibintu bigibwaho impaka, ahubwo ni ibintu byavuzwe nk'uko Bibiliya ivuga ko abantu bagomba kuyobora itorero. So let us examine these operational mandates that define the daily pastoral calling. Ngaho reka turebe ibi byateganijwe cyangwa aya mabwiriza yo gukurikizwa mu gihe dukora umurimo wa gishumba. So we're going to look at point 1, shepherd the flock. Reka turebe ku kantu ka mbere kuri po ya mbere, kuragira umukumbi. We're going to start in Acts chapter 20, verse 28. Turasoma byakozwe n'intumwa cya 20 umurongo wa 28. Reka tuhagere 20:28. It says, "Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood." Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. So elders must keep watch over themselves and the flock. Abakuru bagomba kwirinda ubwabo bakarinda n'intama. Because the Holy Spirit has made them overseers. Kubera ko umwuka wera niwe wabagize abarinzi. And they must shepherd the church of God. Kandi bagomba kuragira umukumbi w'Imana. Let's look at 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2. Reka turebe Petero wa mbere cya 5 umurongo wa mbere n'uwa 2. Therefore I exhort the elders among you, as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and a partaker also of the glory that is to be revealed, shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for sordid gain, but with eagerness. Petero wa mbere 5:1-2 handitse ngo aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kugira kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Amen. In Acts chapter 20 verse 28, Byakozwe n'intumwa 20:28, Paul charges the Ephesian elders to shepherd the church of God. Paul yihanangiriza
abakuru b'itorero ryo muri Efeso kuragira umukumbi w'Imana. And then Peter echoes this exact thing in 1 Peter 5:2. Kandi Petero nawe nibyo asubiramo muri uru rwandiko cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Shepherd the flock of God that is among you. Nimuragire umukumbi w'Imana uri muri mwebwe. So the verb poimen goes beyond just preaching a sermon on Sunday. Iyi nteruro cyangwa iri jambo poimen rirenga gusa kwigisha ku cyumweru. It's a comprehensive term for the total life care of the community. Ahubwo ni ijambo rikubira hamwe ubuzima bwose bwo kwita ku mukumbi. It includes feeding the sheep with nutritious doctrine. Ibyo birimo kugaburira umukumbi inyigisho nzima, leading them into spiritual health, bituma bagira ubuzima bw'umwuka, binding up the brokenhearted, kandi nabwo abafite imitima ikomeretse mukayomora, and tracking down the wandering sheep. Kandi nabwo mukamenya intama zazimiye izarizo. But I want you to notice the ownership of the flock. Ariko ndashaka ko mumenya ninde nyir'umukumbi. Who do these sheep belong to? Ubundi uyu mukumbi ni uwandi, izi ntama ni izande. Both Paul and Peter emphasize ari Paul na Petero bose babivugaho neza that it is the flock of God and the church of God, baravuga ngo uyu ni umukumbi w'Imana ni n'itorero ry'Imana, which Jesus obtained with his own blood. Kandi iri ni itorero Kristo yaronse ku bw'amaraso ye. So the local church doesn't belong to the pastor. Nese itorero ubungu itorero ntabwo ari ry'umupasiteri. Itorero ntabwo ari ry'umupasiteri. It belongs to God. Ni iry'Imana. And those of us who work for God are temporarily taking care of his sheep. But ultimately, he's the great shepherd. Ni ukuvuga ko abo ngabo bose bari mu murimo wa gishumba na bari kwita ku ntama mu gihe gitoya. Now in Rwandan culture, tugendeye ku muco nyarwanda, the ultimate picture of care, value, iyo urebye ku shusho ngari yo kwita no guha agaciro and tender guidance is tied to the cattle herder. Kwita guha agaciro no kwita ku nka. A true herder knows if a calf is limping. Umushumba nyakuri amenya igihe inyana yavunitse. He knows which cows might need extra water. Amenya igihe inka ikeneye amazi. And he does not sleep if an animal is missing on the hillsides. Kandi ntabwo yagira amahoro ngo asinzira tekane hari itungo atari kubona hafi aho. This directive removes the office culture of modern ministry. Ibi ngibi rero bikuraho ngo ibigezweho by'iki gihe byo gukora umurimo. Shepherding cannot be done effectively from a private locked office or behind a computer screen. Umushumba umuntu ntabwo yaba umushumba yifungiranye mu biro cyangwa se yibereye kuri machine. It requires deep relational proximity to be close to them. Birasaba ko abantu begerana bagakora bari ahantu hamwe. Pastors must know their people's families. Abakozi abashumba bagomba kumenya imiryango y'abakristo. And visit their homes. Bakabasura mu ngo zabo. Understand their economic and spiritual trials. Bakamenya ibibazo bahura nabyo byaba ari iby'ubukungu cyangwa se mu buryo bw'umwuka n'ibigeragezo bafite. And feed them targeted biblical truth that heals their specific wounds. Kandi bakababwira amagambo y'Imana afasha cyangwa ajyanye n'ibihe bari kunyuramo abo bakristo. We're going to look at point 2 now, guard doctrine and protect the church. Ingingo ya kabiri tujya kurebaho ni ukurinda inyigisho no kurengera itorero. This is pastoral leadership. Ubu ngubu ni ubuyobozi bwa gishumba. We're going to look at Acts again. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa nanone. Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. I know that after my departure, savage... Ashyiraho imirongo ngenderwaho yuko ibi bintu bigomba gukorwa. Not under compulsion, but willingly. Ntabwo ari ibintu umuntu agomba gukora abihaswe, ahubwo bigomba kubikora ku bushake, agomba kuyobora ku bushake. Not because you want a leadership position, atari uko ushaka umwanya w'icyubahiro wo kuba umuyobozi, but because God has called you. ahubwo ari uko Imana yaguhamagaye gukora uwo murimo.
not for shameful gain, atari but eagerly. kubw'inyungu zawe bwite, Not using the church's resources to line our own pockets. atari kugira ngo usahure umutungo w'urusengero wuzuze umufuka wawe, Not domineering over those in your charge, but being examples to those in your charge. Not domineering over those that are under your oversight. atari ukugira ngo wishyire hejuru y'abo uyobora, ahubwo ari ukugira ngo ube urugero rwiza rw'abo muri kumwe, But to be a Christ-like example. ukaba urugero rwiza nk'uko Kristo yatubereye urugero. Biblical oversight is entirely upside down compared to worldly power, isn't it? Iyo urebye uko Bibiliya igaragaza kuyobora, bitandukanye cyane n'uko isi yategetse ko abantu bagomba kuyobora hanze, ubutegetsi bwo mu isi. Unlike how the world looks at authority and power, Isi yo urebye ukuntu ireba ku bushobozi n'ubutegetsi, in Christ's kingdom, mu bwami bwa Yesu biratandukanye. authority is demonstrated by the depth of your sacrifice, kugira ngo ugire imbaraga cyangwa ubutware bujyana n'ikigero cyo kwitanga kwawe, and the purity of your example. kandi no kubonera kwawe, no kubonera mu byo ukora byose, cyangwa kutanga urugero mu kubonera mu kutanga urugero. Not the height of your throne. Atari uko intebe yawe iri hejuru y'iz'abandi. In many formal leadership structures, Iyo urebye mu nzego nyinshi z'ubuyobozi zemewe, power is visually demonstrated by distance. usanga kugira ngo umuntu yerekane ko ari umunyacyubahiro aba ari uko ategerwa mu nzego zisanzwe z'ubuyobozi. The bigger the leader, Iyo umuyobozi ari hejuru cyane, the harder they are to access. ubwo kumugeraho biba bigoye cyane. And the more demands they place on their subordinates. Ni nako bategeka abari munsi yabo imirimo myinshi kandi igoye. So elders must consciously and consistently reject the worldly model. Umushumba rero ntabwo agomba kwigira ku isi uburyo bwo kuyobora umukumbi. To exercise oversight without compulsion Kugira ngo umuntu ayobore atabihaswe, means that you do not treat the church staff or congregation like servants. ntabwo ugomba gufata abari mu itorero cyangwa abakorera abo mufatanije umurimo nk'aho ari abagaragu bawe. You do not demand special seats, Ntabwo basaba intebe z'igitangaza cyangwa z'umwihariko, endless public praise, cyangwa se kuba bakuririmba hanze or muri karitsiye, or financial exemptions from your people. cyangwa se baba abantu banjye we mubakurireho ibi n'ibi bijyanye n'amafaranga, bakabasonera amafaranga runaka. You manage the administrative and spiritual life of the church with efficiency and transparency. Ugomba kuyobora umurimo w'Imana n'ubuzima bw'umwuka bw'abantu ubikoze neza kandi mu bunyangamugayo bwose. But you do it with the heart of a servant who leads by walking out in front as an example worth imitating. Kandi ukabikora nk'umugaragu mwiza ujya imbere abandi bakamukurikira bakamwigiraho. Let's look at our fourth point, lead as plurality. Reka turebe ingingo ya kane, kuyobora ari benshi. This is a shared leadership. Ubu ni ubuyobozi ubukuru busangiwe. We're going to be in Acts 14:23. Byakozwe n'intumwa 14:23. When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. So Paul and Barnabas appointed elders plural in every church. Paul na Barinaba batoranije abakuru b'itorero, ntabwo ari umukuru w'itorero, ni abakuru b'itorero benshi. Let's look at Philippians 1:1. Reka turebe mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa mbere. Paul and Timothy, bond servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons. Paulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera ba muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. So again, Paul greets the church with the overseers plural and deacons plural, showing multiple prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery.
ntukirengagize impano ikurimo iyo woheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagwaho ibiganza by'abakuru. So the New Testament does not project a solo senior pastor who operates without peer accountability. Isezerano rishya ntabwo ritwereka umuyobozi umwe wenyine uruta abandi uyobora itorero, ntaho ribitwereka. It's God's design for the local church leadership to be a team effort. Ni imbata y'Imana yakoze cyangwa ni umuyobora Imana yashyizeho ko ubuyobozi bw'itorero bari ubuyobozi busangiwe. And here Paul reminds Timothy that his spiritual gift was laid upon him by the council of elders. Hano Paulo aributsa Timoteyo ko iyi mpano yayihawe yarambitsweho n'ibiganza by'abakuru benshi. As we observed in module 1, nk'uko twabibonye mu gice cya mbere, the New Testament pattern of church eldership is always shared. Ubuyobozi bw'itorero cyangwa ubushumba mu itorero burasangiwe, n'ubuyobozi busangiwe mu isezerano rishya. We can think about the Rwandan culture. Reka turebere mu muco nyarwanda. It's my understanding that it deeply respects collective wisdom when making a serious life decision. Reka turebere mu muco nyarwanda aho ubwenge busanzwe budufasha gufata imyanzuro myiza kandi ikomeye. Traditional systems long relied on councils of wise elders to bring varied perspectives. Iyo urebye nk'uko abakera bacaga imanza, hariho uburyo bwo kuganira, inama z'abakuru zo gukemura ibibazo bakabirebera mu nguni zitandukanye. And to balance hot tempers. Kandi bakaba bazi gucururutsa ab'imijinya ikomeye. And protect the community from the foolish mistakes of a single ruler. Kandi bakaba bazi kurinda umuryango nyarwanda amakosa yaterwa n'umuyobozi umwe utabikwiriye cyangwa w'umusazi, niko yanditse. We must let this biblical and cultural affinity for shared wisdom reshape our churches. Ariko iyo turebye, tugomba kureka tukayoborwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga mu buryo buhuriweho kandi buyobowe na Bibiliya. Many pastors are terrified of a plurality of elders because they fear losing control. Abapasiteri benshi rero ntabwo baba bashaka gusangira ubuyobozi mu matorero kuko bumva bari bubura imbaraga cyangwa bari butakaza icyubahiro. But biblical plurality is a massive gift of protection. Ariko gusangira ubutware cyangwa icyubahiro ni ikintu cyiza kuko kirinda itorero. A team of qualified elders balances your personal weaknesses. Iyo ufite abantu benshi mukorana bitsinda bituma intege nke zawe bakuzamura, aho ufite intege nke nawe bakagushyigikira. It shares the heavy psychological load of pastoral counseling. Kandi nabwo bagufasha no guhugura abantu benshi, abantu bose utahugura uri wenyine, abo mufatanya baragufasha ukabahugura bikagenda neza. It protects you from financial isolation. Kandi nabwo bikakurinda ibibazo cyangwa kuremererwa n'amafaranga n'ubushobozi no gutera inkunga umurimo w'Imana. And it ensures that the local church is anchored to a mature council rather than a single human personality. Kandi bigatuma itorero riba ryubakiye ku itsinda ry'abantu bakuru cyane, ku buyobozi bw'abantu bakuru, bikakurinda ko habaho amakosa aterwa nuko bayobowe n'umuntu umwe gusa. So these four directives are our holy marching orders. Rero izi ngingo enye tuvuze cyangwa aya mabwiriza ane agenga y'imiyoborere na mabwiriza yera kandi umuntu wese agomba gukurikiza. We are commanded to shepherd the flock with relational care. Dutegetswe kuyobora umukumbi tubana nawo. Guard the doctrine with fierce vigilance. Kandi tukarinda inyigisho nzima. Exercise oversight with profound humility. Kandi tukayobora dufite kwicisha bugufi. And lead together as a unified team. Kandi tugasangira ubuyobozi n'ubutegetsi. When we execute these directives faithfully, nidukora ibi tusabwe neza, we can stand before the Lord with confidence on the day of his return. Ntabwo tuzagira isoni ku munsi Yesu azagaruka. Thank you. So umusozo rero ntabwo iriya page tuyisoza, ntabwo tuyiga. In this section there are 8 directives to the elders. We've covered 4. We're going to quickly go through 4 more. Before we do that,
I want to remind you of why this is important. ndagira mbabwire impamvu ibi tuhaye tuvuga ari ngombwa. On the first day, we said there were Ibi ngibi ari bisabwa ahubwo ni ibyo bagomba kuba bakora. 5 key features of biblical eldership. Hariho ibintu bitanu twavuze ku buyobozi bwa Bibiliya. Shared leadership, Ni ubuyobozi busangiwe, servant leadership, ni ubuyobozi bugaragu, qualified leadership, ubuyobozi bukwiriye, pastoral leadership, ubuyobozi bw'ungeri, ubuyobozi and male bw'ungeri, leadership. Male. n'ubuyobozi bwa kigabo. So these 8 ibyo bintu directives ni ibintu bisabwa, c'est-à-dire ni ibintu biri ngombwa. we're trying to help you identify the tasks that an elder does in the church Ko turabereka nk'imirimo bakwiriye gukora, sibyo? with those 5 key functions, N'ibyo bitanu uburyo bikora. 5 key characteristics of biblical eldership. Yes. So the 5th one is lead by example. Tugende kuri gatanu, kuyobora utanga urugero. I think of Barnabas when I think of this. Iyo natekerezaga kuri ibi njyewe, He wasn't an elder, natekereje kuri Barinaba bari abakuru b'itorero, but the apostles gave him his name. ariko bamuhaye izina, He was the son of encouragement. bamwise ngo ni umwana w'ikiyarya usubizamwo intege, enfant d'encouragement n'indi. He set an example for the church in Jerusalem by selling property and giving a gift to the Kuko poor. Barinaba, murabizi ko Barinaba ari wowe wagurishije umutungo we aza kuwuheza abigishwa, murabyibuka? And then he was, Noneho Ananiya na Safira baramwigana, muza musoma ya nkuru. When he Uyu was- wataze umutungo we. when he was sent by the Jerusalem church to Antioch Igihe yoherejwe Yerusalemu, yoherejwe n'itorero rya Antiyokiya to investigate what was going on in the church there, kuja kureba ibirimo bibera iyo ku itorero, he quickly went to the hometown of Paul, or he was Saul at that time, agenda aja kwa ba Pawulo wari Sawuli icyo gihe, and he brought Saul to Antioch to help him teach. azana Sawuli wahindutse Pawulo kuza i Antiyokiya gufasha kwigisha. Elders serve the church by leading through example. Murabumva ko yayoboye atanga n'urugero rwiza. Now I have some, Yaragurishije ibyiwe, ntabwo yabivugaga we atarabikoze. Ko murabyumva neza? Aja kuzana abandi. I have 2 passages of scripture I want you to read tonight for homework. Nimurebe imirongo muza gusoma nimutaha muhandike mwayibonye. I want you to read John 13, 12 through 17. John 13. Muje gusoma mwandike Yohana John 13, 12 through 17. Yohana 13 ku murongo wa 12 12 12 through 17. yego kugeza ku 17. Yohana 13 umurongo wa 12 kugeza ku 17 muhanditse ni homework muje kuyisoma mugeze mu rugo. Then I also want you to read Matthew chapter 23. Musome Matayo 23. No, wait. Is that right? What did I write down here? I'm sorry, Matthew chapter 20. Sorry, ngo ni Matayo 20. My marker's in the wrong place. Hold on. 20 verse 25. Yeah, 20 Matthew chapter 20 verse 25 through 28. Ku murongo wa 25 kugeza kwa 28 muraza gusoma mugeze mu rugo Matayo. Nahanditse Matayo 20 umurongo wa 25 kugeza kwa 28. Number 6 is teach and preach. Tugende kuri gatandatu, kwigisha no kubwiriza. This is an example of qualified leadership. Ibi ni bimwe nabyo mu bigo kugaragaza ko umuyobozi akwiriye. We've looked at most of the passages, but 1 Timothy 5:17. Ibi byo twarabibonye murabirebera muri Timoteyo 5:17, Timoteyo wa mbere. Paul tells Timothy that those who labor in preaching and teaching are worthy of double honor. Aho Paulo yavugaga ngo abarushwa no kubwiriza no kwigisha bakwiriye icubahiro incuro ebyiri. Number 7, pray for the sick. Ikindi tugiye ku cya 7, This is gusengera abarwayi. Iyo ni imwe mu mirimo. Eske ko muranumva neza? Abayobozi bagomba kuba bakora, abepiskopi, abakuru ndetse n'abungeri. This is an example of both pastoral and servant leadership by an elder. Aha rero ni ahandi twavuze abungeri kandi abungeri b'abagaragu bagomba gukora. Ni abagaragu b'abantu.
ese ko murabyumva neza? We've already looked at James 5:14, Yakobo 5:14 twamaze kuhabona, which says that if any of you are sick, you should call twavuze the yuko elders of niba the hari church. umurwayi nahamagara umukuru w'itorero, abakuru b'itorero kugira ngo babasengere kandi babasige utuvuta. And number 8, Umunani, be respected and obeyed by the church. kubahwa no kumvirwa n'itorero. This is an example of pastoral leadership. Ibi ni bimwe bigomba kugaragaza umuyobozi, umwungeri w'umuyobozi Ideally- agomba kuba afite kubahwa. If an elder is functioning, if his character is in alignment with the Lord, Iyo imiterere y'ijanye n'ijambo ry'Imana, donc iyi mico ye, imitwarire ye ijanye n'ijambo ry'Imana, and his work is in alignment with the scriptures, kandi n'umurimo we ugahagarara mu ijambo ry'Imana, the church will respect. itorero rigomba kumwubaha. Ese Now- mwabyumvise neza? Ako bivanaga na kurya ahagaze cyangwa n'imico ye ihagaze mu ijambo ry'Imana. In Hebrews Abaheburayo 13:17, 13:17 we're commanded as Christians, riravuga nk'itegeko, ni itegeko ku itorero. obey your leaders and submit to their authority. Itorero rigomba kumvira no kugandukira abayobozi baryo, They keep watch over you as men who must give an account. kuko barinda ubugingo bwabo nk'abazabibazwa. Obey them so that their work will be a joy, Nuko rero mubumvire cyangwa mubagandukire not a burden, for that would be kugira of ngo no wa advantage murimo to you. ubabere ibyishimo aho kubabera umutwaro. Now- Mwahabonye mu Baheburayo. So ukaba ibyishimo iyo bakumviye aho kukubera iki? It is the church's responsibility to submit and obey to leaders who are Kuvuga keeping ngo good ni faith with the itegeko Lord. riratangwa nk'itegeko, ni imperatif. Eske mwabyumvise neza? Ariko mubanze mwumve ko mbere ya imperatif hari ibisabwa kuri wa muyobozi. Yego. Okay. We have successfully made it to the end of Nuko Module 3. turashimira Imana nubwo mwananiwe, ariko ko tugeze nibura aho dusoreza. Uyu munsi urarangiye, biriya bindi nibyo muzasoma gusa, ejo nibwo tuzakomeza. Murakoze, mureke duheze ijambo ry'Imana amashi menshi cyane ntacyo bitwaye.